Tubahaye ikaze ndetse na karibu ku muyoboro wacu wa Vision Eye Health Care TV. Twishimiye kongera kubana namwe, hari haciyemo iminsi tutabasha kuvugana, tutabasha kuganira nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero turi kumwe nanjye muganga w'amaso ugiye kubagezaho ikiganiro nk'uko murimo murabibona. Ni iki kiganiro gifite insanganyamatsiko ivuga ubu burwayi bw'amaso burimo burandura cyane, viral conjunctivitis. Ubu burwayi bukaba ari uburwayi buterwa n'agakoko gafite izina rya adenovirus. Aka gakoko kakakunda kwibasira cyane aka gace k'ijisho kitwa conjunctiva. Aka gace k'ijisho rero ka conjunctiva kakaba ari agace nk'uko mubibona hano, turimo turabona yuko gasa nk'aho karayinze ku gice cy'igihenene cy'ijisho mo imbere cyangwa se eyelid, noneho kakongera kakagaruka kagasa nk'aho gakavarinze igice cy'umweru w'ijisho cyangwa se sclera. Noneho aka gace kakaba gafite ibice bitatu by'ingenzi. Ubwo turi ku mikorere cyangwa se imiterere y'aka gace cyangwa se anatomy yako. Ibi bice bitatu by'ingenzi bikagize, hari iki gice nk'uko mubibona cyitwa palpebral cyangwa se tarso, irindi zina ryako ni tarso conjunctiva. Kakaba ari agace mubona gasa nk'aho karayinze kuri eyelid mu gice cyo mo imbere. Noneho hakaza iki gice cya kabiri gisa nk'aho gikavarinze partie anterieur ya sclera cyangwa se umweru w'ijisho. Akaba ari agace kitwa bulbar cyangwa se ocular conjunctiva. Noneho igice kindi, iki gice murimo murabona kindi cya gatatu gisa nk'aho gihuza ibi bice uko ari bibiri, kikaba ari igice kizwi ku izina rya fornix conjunctiva. Kakaba ari agace ka conjunctiva ariko gashinzwe guhuza ibi bice bibiri, akaba ari nka junction. Noneho kakaba gafite akamaro ko kuba kabasha gufasha igihenene cyacu kuba cyakora muvoma ndetse n'ijisho muri rusange. Noneho aka gace ka conjunctiva muri rusange gafite akamaro cyangwa se gafite uko gakora imikorere physiology. Kakaba gashinzwe kuba gahehereza ijisho ryacu rigahora rihehereye mu gihe ku masaha y'amanywa tureba ijisho ntiryumagare. Impamvu ritumagara ni ukubera aka gace k'ijisho gakomeza gusa nk'aho gasekreta icyo navuga ngo ni mucus ndetse na tears. Ni ukuvuga ngo ni amarira makeya ashinzwe guhehereza ijisho ryacu. Niyo mpamvu aka gace gafite umumaro ukomeye cyane nk'uko murimo murabibona muri rusange. Ikindi mu tundi tumaro gafite akamaro gakomeye cyane. Hari amamikorobe agenda yinjira mu jisho ryacu, kabasha kurwanya cyangwa se kwirinda yuko izo mikorobe zakangiza ijisho, gasa nk'aho gakora nk'ubwirinzi. Noneho bigatuma izo mikorobe zibasha gupfa, noneho ijisho ryacu rigakomeza kubaho rifite ubuzima buzima. Noneho rigakomeza kureba, tugakomeza tukiteza imbere uko ubuzima bugenda buhita, uko iminsi igenda itambuka, ijisho ryacu rikakomeza kuba rizima, tukabasha gukora ibyo dushaka gukora tukiteza imbere. Rero muri rusange nk'uko twabibonye, aka gace iyi ndwara nk'uko twabonye ko iterwa n'iyi virusi. Iyi virusi iragenda ikataka kano gace, ariko noneho nyuma y'uko imaze kwataka kano gace, ni indwara yandura cyane mu buryo bwihuse kandi mu gihe gitoya. Akaba ari indwara ikunda kwandura cyangwa se guhererekanya igihe abantu basuhuzanya. Mu gihe urwaye yikoze ku maso, akaba ka gakoko kasigaye ku maso cyangwa se amatembabuzi akaba yasigaye ku biganza byiwe, akibagirwa gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, yarangiza agasuhuza undi muntu cyangwa se undi muvandimwe wiwe. Noneho ugasanga uwo muntu aramworoje kuri aka gakoko, nawe yakwikora ku jisho agahita arwara iyi ndwara ya viral conjunctivitis. Ubwo icyo ni kimwe cyangwa se ni mu nzira zimwe ibasha kunyuramo kugira ngo ifate imbaga y'abantu benshi.
niyo mpamvu muri iyi minsi murimo murabona abanyeshuri bacu cyangwa se abana bacu ndetse n'inshuti n'abavandimwe hirya no hino, reka mbabwire ngo barimo baragenda barwara iyi ndwara mu buryo bwihuse kandi mu gihe gitoya, kandi bakagombye kuyirinda. Kwirinda biruta kwivuza, kandi isuku ni isoko y'ubuzima. Rero nk'uko mwabibonye mu minsi ishize, n'ikigo gishinzwe ubuzima RBC cyamaze kudekarara kigaragaza ko iyi ndwara yamaze kuba icyorezo. Niyo mpamvu twifuje kugira ngo tubamenyeshe iby'iyi ndwara. Ese iyi ndwara idasanzwe y'ijisho ikaba irimo irateza ibibazo bidasanzwe, niyo mpamvu twatekereje nka muganga wabyigiye uzi neza iby'iyi ndwara, niyo mpamvu natekereje kugira ngo mbasangize aya makuru, buri muntu wese abashe kuba aweya, abashe kugiraho amakuru ahagije kugira ngo amenye ko akwiriye kwitwara. Rero ugasanga abantu baratirikanya amayesuwime, udutambaro cyangwa se za muswaro, ugasanga umuntu yakoresheje muswaro mu maso, yarangiza mugenzi we utarwaye nawe akayikoresha kandi uwo wayikoresheje mbere yari arwaye. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nawe abaciririye ubwo burwayi bw'ako gakoko, bikarangira nawe arwaye kandi atari akwiriye kurwara, kubera ko yari akwiriye gukoresha ibikoresho bye, na wa wundi urwaye nawe akamenya uko akwiriye kwirinda, akirinda akanarinda n'abandi yuko yabanduza ubu burwayi. Ibimenyetso biranga iyi ndwara, icya mbere ni ugutukura kw'ijisho, umweru w'ijisho, hakabaho gutukura cyane, noneho ugasanga ijisho risa nkaho rimeze nk'iryiretsemo amaraso, gutukura nyine. Noneho ikindi cya kabiri, hari kokerwa n'uburyaryate muri iri jisho. Icya gatatu ni ukuvuga ngo iri jisho rikunda kurira cyane, noneho amarira akunda kuzamo ni amadischarge ariko atari pirirenti, cyangwa se atari amarira afashe, ahubwo ari water discharge, amarira cyangwa se imirishyi isa nk'icitse amazi. Ikindi cya kane, mu icyo cyari icya gatatu, ikindi cya kane, uyu muntu agera ku kigero usanga urumuri rumubangamira, ugasanga urumuri rwinshi ruramubangamiye, icyo bita fotofobi, ugasanga atinya urumuri. Noneho ikindi ugasanga ntago arimo arabasha kureba neza, cyangwa se blurry vision, ugasanga nyine arareba ibikezikezi, kubera bwa burwayi buba bwamaze kwataka ijisho, byageze no ku kigero yuko imboni yiwe yatakwa. Ubwo kandi n'igihe ativurije atahise yihutira kugera kwa muganga. Nyamuneka, ubuvuzi bwaratwegereye, nyamuneka gerageza kwihutira kugera kwa muganga nimba ufite bino bimenyetso, kugira ngo muganga agukurikirane. Noneho ugasanga ntago wivurije ku gihe, bikagera ku kigero uzasanga n'amaso yabyimbye. Nyamuneka ugasanga gufatanura ibigohe by'amaso ugasanga biragoranye, cyane cyane mu gihe cya mu gitondo, ubwo n'ingohe z'amaso ugasanga biragoranye. Nyamuneka nongere nkwinginge cyane, nimba ufite bino bimenyetso, ihutire kugera kuri muganga w'amaso wabyigiye, abashe kukuvura, abashe kukwitaho, kugira ngo iterambere ryawe n'inzozi zawe wiyemeje kugeraho, nimba uri umunyeshuri utaza kurata, dore ko abanyeshuri benshi mu gihe mufite kati, mufite egizami, kugira ngo utaza kubasha gutsindwa cyangwa se ukabura umwanya ngo natsinzwe kubera yuko ngo ntago nabashije gukora etide, kubera ko utabashije kwivuriza ku gihe, ukagira negligence, ukavuga ngo nari mfite kati ntago nagombaga kujya kwivuza, ngo niyo mpamvu ngo gukerererwa nabanzaga kwitegura kati, ugasanga niko uburwayi bugenda bwiyongera. Ndakugira inama kugira ngo wivurize ku gihe. Rero reka mbabwire uburyo iyi ndwara isuzumwa cyangwa se muganga ayibona. Ni ukuvuga ngo muganga akoresha igikoresho cyabugenewe kizwi ku izina rya siritampe, nk'uko mubibona hano. Iki ni igikoresho cyifashishwa kugira ngo iyi ndwara muganga abashe kumenya nimba koko abashe kuyitandukanya n'izindi ndwara. N'ubundi gikoreshwa mu isuzumiro, ariko noneho cyangwa se mu gusuzuma umurwayi, ariko noneho kugira ngo muganga wowe urimo urasuzuma ubashe gutandukanya iyi ndwara yuko itandukanye n'izindi, ugakonfirima ukavuga ngo iyi ni viral conjunctivitis. Uyu murwayi yicara hano kuri iki gikoresho akisuzumisha, noneho nyuma yo kwisuzumisha muganga bitewe n'ibimenyetso abonye, noneho agahita yanzura avuga ngo iyi ni viral conjunctivitis.
tuzirikane yuko nk'uko mubibona hano hari igihe iba igeze ku kigero nk'iki ngiki, murabona iri jisho, aho uzasanga iyi ndwara igeze ku kigero noneho uyu murwayi yakomeje kugira negligence, atinda kugera kwa muganga, kugeza igihe agera kwa muganga harajemo iki kimamburane cyangwa se pseudomembrane. Muganga icyo bizamusaba ni ukubanza agakuramo iyi mamburane, kuko imiti yose yakoresha iyi mamburane itarabanza kuvamo, iyo miti nta kintu yamara. Nyamuneka rero reka nongere kubinginga mbabwire ngo iyo umuntu abona neza, isi imubona neza, bikamufasha kwiteza imbere, akagera ku nzozi ze z'ejo hazaza, akagera ku iterambere, kandi tukabasha guteza imiryango yacu muri rusange, abana bacu bakigira ku gihe, noneho bakabasha gukurikirana amasomo kandi bakayatsinda, bakagera ku nzozi zabo biyemeje. Niyo mpamvu turakugira inama zo mu gihe ufite ibi bimenyetso, sanga muganga abashe kugusuzuma. Uyu muganga w'amaso rero uyu muganga w'amaso hari igihe biba ngombwa yuko yitabaza umuganga wo muri laboratwari, akaza agafata ikizamini cya PCR. Iki kizamini yarangiza akagenda agacekinga, agapima. Nyuma yo gupima ashobora kuza agasanga yenda nk'urugero, igihe ibisubizo bya PCR bigaragaye yuko biri hejuru ya miligarama 10 kuri litiro imwe, ni ukuvuga ngo muganga ashobora gukonfirima akemeza yuko ubu burwayi bw'amaso bwaturutse ku gakoko ka adenovirus cyangwa se viral conjunctivitis. Ubwo ni ukuvuga ngo haba habaye inflammation ariko yatewe n'aka gakoko. Noneho ubwo ni ukuvuga ngo ni imikoranire kwa muganga, abantu bakora as team. Urumva harimo imikoranire hagati ya muganga w'amaso na muganga wo muri laboratwari. Niyo mpamvu kwa muganga nta muganga upinga undi, umwe yubaha undi, kuko umwe aba abereyeho gufasha undi. Ni ukuvuga ngo muganga w'amaso akamubwira ati ngwino ufate sample, akaza agafata sample, noneho iyo sample yafashwe igapimwa muri laboratwari nabo bagakonfirima, bagahereza resulta muganga, noneho muganga nawe akemeza akavuga ngo iyi ni viral conjunctivitis. Noneho reka tugere mu buryo umuntu akwiriye kuyirinda cyangwa se prevention. Ni ukuvuga ngo iyi ndwara nk'uko twabibonye uko ikwirakwira, umuntu yamenye ko ikwirakwira, ntekereza ko buri umwe wese yahita anatekereza n'uko yayirinda. Uko mubibona neza ni ukuvuga ngo uburyo bwiza bwo kuyirinda, icya mbere ni ugukaraba intoki kenshi n'amazi meza n'isabune, ukabikora kenshi gashoboka, kugira ngo ube siri neza yuko ka gakoko katigeze gasigara ku ntoki zawe. Noneho icya kabiri, irinde gukoresha ibikoresho mugenzi wawe yakoresheje. Urugero eswime, ugasanga mugenzi wawe arwaye ubu burwayi, warangiza nimba yihanaguje eswime akayihanaguza no mu maso, nawe warangiza ukaza kuyikoresha. Icyo gihe nawe ni wowe uzaba ubaye ingaruka, ni wowe uzaba wikururiye ubwo burwayi, ni wowe uzaba utumye iterambere ryawe ridindira, kuko hari iminsi uzasiragira ujya kwa muganga, nyamara wakagombye kwirinda. Reka mbabwire ngo kwirinda biruta kwivuza. Icya kabiri, cyangwa se kuri icyo ngicyo ubwo twari tubonye icyo ngicyo cya mbere cyo gukaraba intoki kenshi. Kabiri, tubona kudakoresha ibikoresho bagenzi bacu bakoresheje. Hari n'igihe umuntu ashobora kuba afite agatambaro cyangwa se ka muswaro, ugasanga agakoresheje mu maso, noneho warangiza nawe ugasanga ugaragakoresheje. Nyamuneka byirinde, koresha igikoresho cyawe cyabugenewe, wirinde gutererekanya cyangwa se guhererekanya ibikoresho. Gatatu, turi mu gihe cy'iterambere, aho usanga abantu dukorera akazi ku mamashini cyangwa se kuri za mudasobwa, ugasanga wowe warwaye ufite ubu burwayi bw'ijisho, ugasanga urimo urakoresha suri cyangwa se uri kuri computer urimo urandika, wamara kwandika kuri keyboard, noneho mugenzi wawe wari wabikoze ufite uburwayi bw'amaso, mugenzi wawe araje nawe agiye kuri iyo mashini arakoze, wibagiwe gukaraba, noneho wasizeho ka gakoko, noneho mugenzi wawe ugasanga nawe yakikora mu jisho kuko yagaciririye kuri ya mudasobwa, kuri ya mouse cyangwa se ya suri, ugasanga nawe yakikora mu jisho, ugasanga afashwe n'ubu burwayi. Nyamuneka nongere mbivuge, reka nongere kuvuga ngo kwirinda biruta kwivuza. Isuku ni isoko y'ubuzima. Noneho ibyo ni uburyo bwiza bwo kugira ngo twirinde ino ndwara.
reka tugere uburyo bwiza bwo kugira ngo iyi ndwara ivurirwe ku gihe kandi bibashe kudufasha kugira ngo dukomeze gukora imirimo yacu ya buri munsi, twe gukomeza guhagarara mu bikorwa ngo usange dufashe igihe cyo guhagarara gukora bitewe n'uko tutisuzumishije ku gihe cyangwa se tutagiye kureba muganga ku gihe. Niyo mpamvu nakugira inama, nimba ubona ufite bino bimenyetso twavuze haruguru, ihutire nyamuneka kugera kwa muganga. Rero iyi ndwara nk'uko dusanzwe tubizi, indwara zituruka kuri virusi ntabwo ziba zifite imiti. Inshuro nyinshi abarwara giripe hari igihe yikiza, ariko hari n'igihe biba ngombwa ko batanga imiti igufasha kugira ngo ukire. Rero n'iyi ndwara ya viral conjunctivitis inshuro nyinshi irikiza, ariko mu gihe ubona wayirwaye ufite bino bimenyetso, ihutire kugera kwa muganga. Muganga niwe ureba intera bigezeho, noneho muganga hari n'igihe akugira inama, bikaba ngombwa yuko ushobora gufata agatambaro ukagakoza mu mazi akonje, ukaba wakandisha ku maso yawe mu gihe yabyimbye, bityo bikagabanya icyo bita inflammation cyangwa se kubyimba kw'ijisho, bikaba byagufasha kugira ngo ubashe gukira vuba. Noneho ikindi, hari igihe muganga babona ko ari ngombwa yuko yakwandikira artificial tears kugira ngo zibashe kugufasha kugira ngo ubashe gukira. Nyamuneka nimba muganga yakwandikiye artificial tears cyangwa se antihistamine, iyo miti yikoreshe neza kugira ngo ubashe gukira nk'uko bisanzwe muri rusange. Rero hari igihe wowe uduteze amatwi cyangwa se n'undi uwo ari we wese ushobora kuza waza kureba muganga, ukagera kwa muganga watinze cyangwa se wakererewe, ukaba wagize negligence, ukavuga ati ni indwara isanzwe birikiza, noneho ugasanga wageze kwa muganga bitinze, harajemo iyi membrane nk'uko tubibona. Igihe wageze kwa muganga hajemo iyi membrane, hatangiye kuzamo n'imirishyi, hajemo purulenti, hatangiye kuzamo imirishyi, ni ukuvuga ngo ni igihe hatangiye kuziramo n'ama infection. Ni ukuvuga ngo muganga icyo azakora cya mbere ni ukubanza agakuramo iyi membrane. Noneho nyuma yo gukuramo iyi membrane, muganga yarangiza n'iyi mirishyi ijisho akaryoza neza, noneho yarangiza akakwandikira imiti. Hari igihe biba ngombwa yuko kuri ya miti ya artificial tears yongeraho antibiotique nka ciprofloxacine, ofloxacine, morphoxacine, ama eye drops cyangwa se amakorire. Bityo iyo miti y'ibitonyanga ikagufasha kugira ngo ya ma infection yamaze kuririramo nayo abashe gukira. Noneho hari n'igihe bitewe na inflammation irimo, muganga ajija, bikaba ngombwa yuko ubundi ubusanzwe ntihakagombye kuzamo steroide kuko steroide igabanya immunite, ariko muganga arajija bitewe n'uko abona inflammation imeze, akaba yakongeraho steroide nka dexamethasone cyangwa se prednisolone, amakorire cyangwa se eye drops. Noneho bikagufasha kugira ngo ijisho rikire vuba. Noneho rero dore ingaruka zituruka kuba umuntu ativurije ku gihe cyangwa se yavuwe nabi cyangwa se we akivuza nabi. Urugero, ugasanga agiye kurundamo imiti ya kinyarwanda, yamara gushyiramo imiti ya kinyarwanda, nyamuneka imiti y'ibyatsi magendu tuzi ko yacitse. Umva, magendu tuzi ko yacitse. Imiti y'ibyatsi nuyishyiramo rwose, umva, benshi cyane baza ugasanga ijisho ryamaze kwangirika, ntacyo wakora, ugasigara urwana kugira ngo ijisho ritavamo, bitewe n'uko uwo muntu atigeze agiraho amakuru ahagije cyangwa se bitewe n'uko abifiteho yenda nk'ubujiji. Niyo mpamvu tukugira inama yo kugira ngo urebe muganga mu buryo bwihutirwa. Rero iyo utinze kugera kwa muganga cyangwa se ukajya kurundamo imiti y'ibyatsi ukivuza mu buryo bw'amagendu, ukanga kujya, ubuvuzi bwaratwegereye, kubera icyo ujya kwivuza mu buryo budasobanutse. Noneho ugasanga ushyizemo imiti, imboni yangiritse, ukagera kwa muganga arwana kugira ngo ijisho ritavamo. Hari n'igihe biba ngombwa ko ijisho rivamo bitewe n'uko imboni yangiritse, haziramo n'ubundi burwayi endophthalmitis, rimwe na rimwe ijisho ugasanga utakaje urugingo rw'ijisho, ugasanga urarubuze burundu. Reka mbabwire ngo ijisho ni urugingo rudasimburwa, nubwo wabona insimburangingo yarwo ariko ntago uba ureba. Ubitekereze neza, nicyo gihe cyo kugira ngo ufate ibyemezo. Noneho iyo ni ingaruka imwe iterwa n'uko umuntu yivuje nabi, ativurije kwa muganga nyawe. Kabiri, hari igihe agera kwa muganga imboni yangiritse,
muganga akarwana kuri ya mboni hakazamo ubwo haba habanje kuba ijisho ryumagaye, noneho ryamara kumagara dryness of eye, noneho bikagera kuri complication yo kuba ya mboni yajeho inkovu cyangwa se opacity cyangwa se cornea scar, bigatuma uyu muntu nawe kureba bidakunda. Rimwe na rimwe bikangombwa yuko azajya kuba yasimburirwa imboni, kandi imboni kuyisimbuza reka mbabwire ngo bisaba amafaranga menshi. Niyo mpamvu tukugira inama, ivurize ku gihe kugira ngo ijisho ryawe rivurwe neza kandi rikurikiranwe neza, rikirire ku gihe, ubashe gusubira mu buzima bwawe bwa buri munsi, wikorere akazi kawe. Rero twasoza tubashimira, twongera kubabwira ngo muri inshuti z'akadasohoka. Isuku ni isoko y'ubuzima, kwirinda biruta kwivuza. Twirinde viral conjunctivitis, twirinde kandi turinde n'abacu, kandi dukarabe kenshi intoki, kandi dukomeze kubungabunga na bagenzi bacu natwe ubwacu twibungabunga. Ibyo bizadufasha mu buzima bwa buri munsi.